Yesu Kristo ashimwe, bana b'Imana. Ngiye kuganira na Jeanne d'Arc, nshuti ijambo ry'Imana, kandi ni n'ubutumwa Imana yampaye guha abantu. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ibishimire. Reka tubanze dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, uwera wa Isiraheli, Imana ikomeye, twongeye kugushima, turaguhimbaje. Tugushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe, ari byo bituma tudashiraho icyubahiro n'ikibi cyawe. Nyaguhora ku ngoma Imana rero, kuba turiho n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, ibyo nubishimirwe. Turi imbere y'ubwiza bwawe, nyaguhora ku ngoma Imana umuja wawe. Ngiye gutambutsa ubutumwa wampaye, ariko ndinyize ngo ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe ari ryo rishyirwa hejuru. Ngiye nk'umwana w'umuntu, nkubere igikoresho kizima gishimwa nawe, unkoreremo uvugane n'ubwoko bwawe. Nyaguhora ku ngoma Imana, uvugane na buri mutima wese uzumva iyi message. Nyaguhora ku ngoma Imana, kandi uko ubagenderera nanjye ntusige, uko ugenderera abo ukunda ntudusige. Wera wa Isiraheli, ukomeze utweza, kandi ukomeze nyaguhora ku ngoma Imana udutunganya, kugira ngo uzatwishyire tutariho umugayo. Ngaho ubuntu bwawe n'imbabazi nibikomeze kubana natwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu Kristo nashimwe. Kandi message Imana yampaye, iyi message Imana yayimpaye muri no minsi, ariko imbwira kongera kuyisubiramo kuko yari yarayimpaye muri 2019, ndayitambutsa 2020 ndongera. Rero yarambwiye mu ijwi rirenga rirangurura ngo ngera ubwire abantu iyi message. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha. Tugiye kubanza gusoma ijambo ry'Imana riri mu Baroma ibice 12. Nuko titre yawe iravuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Ibice ni 12. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira, umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze, nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi, kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye, nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi, duhanura uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana, tugira umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura. Ugira ubuntu abugira atikanyiza, utwara atwarana umwete, ugira imbabazi azigira anezerewe. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibibi, urunuka, muhorane n'ibyiza. Ku byo gukunda bene data, mukundane rwose. Kubw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we. Kubw'umwete ntimubibyangwe, muhirimbane mu mitima mukorera umwami wacu. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Mugabanya abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi. Ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume. Mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Ntimukiyite abanyabwenge, ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekera abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka, kurwanya uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa, ntimuyihoranire, ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye, ninjye uzitura, niko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyanywa,
kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe, ikibi cye kukunesha ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Amen. Muri iryo joro rero haje ijwi rirenga, ijwi rifite imbaraga rirambwira ngo murambabarira narwaye giripe, ambwira ngo ongera ubwire abantu bezwe. Nahise mfata urugendo mbona mpereye muri Kicukiro, mfite na mikoro, za mikoro abantu bajya batangaza umuganda baba bafite za hoparirere, nuko ntangira guhamagara abantu ndababwira ngo nimwiyeze. Numvaga iryo jwi rero ryakomezaga rimbwira n'ibyo mbabwira kwiyeza, irambwira ngo nibabwira abantu biyeze, abantu nibihana ibyaha byabo, abantu nibihana ubusambanyi bwabo. Nabonaga hariho ubusambanyi bw'indengakamere, ijwi rirakomeza rirampata ngo bwira abantu bihana ubusambanyi bwabo, bwira abantu bihana ubujura, bwira abantu bihana ububeshyi, bwira abantu bihana ubugambanyi, bwira abantu bihana inzangano n'amoko, bwira abantu bihana ishyari n'ubusinzi. Nimbwira abantu bihane. Abantu, Imana irashaka ko abantu bezwa. Imana irashaka, ntago nzi impamvu yabyo, ariko Imana irashaka ko abantu bezwa. Numvaga ijwi ribimbwira kandi ribabaye, numvaga ijwi ribimbwira kandi rimpata rwose. Bwira abantu, kuko icyo gihe ntago nemerewe guhita kuba naceceka, ahubwo nahise mfata urugendo ntangire mbwira abantu bezwe, kuko Imana ishaka ko abantu bayo bezwa. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa, umurongo wa 3, ibice 13, umurongo wa 19, ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Imana yacu nitugirire neza. Dusome n'urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto, ibice 7, umurongo wa 1. Nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. Imana yacu nishimwe. Ngira ngo rero dusoza, bene data, reka dusome urwandiko rwa 1 rwa Petero, ibice 2, umurongo wa 1 kugera kwa 3. Nuko mwiyambura igoma ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko Umwami wacu agira neza. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Ntago njya muri byinshi rero, kuko message nagomba gutanga ndayitambukije, ntacyo nongeyeho nta nicyo nkuyeho. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Ndakwinginga ngo urusheho kwezwa, kandi nanjye ndusheho kwezwa, kuko nanjye birandeba. Twezwe ku kanini na gatoya. Imana yacu irashaka ko twera. Yarambwiye ngo mbwira abantu bezwe kuko ijuru rirera, n'Imana irera, kandi abazajya mu ijuru bakwiye kuba n'abarabera. Ntabwo Imana izabana n'ibyanduye. Imana yo mu ijuru nibagirire neza. Amen.